nongeye kubasuhuza mwebwe tubana umunsi ku munsi kandi namwe mugeze hano bwa mbere kanda subscribe tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'andi makuru wari ukwiriye kumenya. Uyu munsi ndihanganisha abakatolike bavandimwe, ndabihanganishije kandi babwira ngo mukomeze kwihangana, Imana iri kumwe natwe. Kubura umubyeyi, kubura umuntu w'ingenzi, kubura umuntu twakwita nk'umuvandimwe bamwe na bamwe, abandi nabo akaba ari umubyeyi. Papa Francis akaba yitabye Imana, Imana imuheruko ridashira, imuheruko ridashira. Papa Francis yitabye Imana rero, akaba yitabye Imana ku myaka 88. Umushumba mukuru wa Kiliziya Katolika Papa Francis yitabye Imana ku myaka 88 y'amavuko, nyuma y'igihe yaramaze arwariye cyangwa se yaramaze arwaye indwara z'ubuhumekero. Urupfu rwa Papa Francis rwatangajwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere wa Pasika saa 1:35 aho Cardinal Kevin Faller yashyize hanze itangazo rivuga ko Papa Francis arivuga ati yasubiye mu ngoro ya data. Cardinal Kevin Faller yatangiye rero itangazo rivuga ku rupfu rwe ati: "Nshuti bavandimwe, n'umubabaro mwinshi bibaye ngombwa ko mbatangariza urupfu rwa nyiri butungane Papa Francis." Yavuze ku buzima bwe bwose bwaranzwe no gukorera Imana na Kiliziya, urukundo no gufasha abakene n'imbabare, ndetse ko yigishaga ndetse yabyigishaga aho ariho hose. Imyaka ishize rero y'ubuzima bwa Papa Francis yaranzwe n'uburwayi ku buryo yaramaze igihe kinini mu bitaro avurwa indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero. Kuwa 14 Gashyantare Papa Francis rero yashyizwe mu bitaro, ndetse kuwa 22 Gashyantare ibiro bye bitangaza ko akomeje kuremba cyane, ko yanashyizwe ku mashini zimufasha guhumeka. Ku munsi wakurikiyeho abaganga rero batangaje ko impyiko ze zifite ikibazo. Muri iyo minsi abakristu gatolika bo ku isi hose, cyane cyane abo mu Butaliyani, batangiye guteranira ku ngoro ya Mutagatifu Petero bamusabira kugira ngo akire. Hari bamwe rero banagiye mu bitaro yararwariyemo i Roma bamushyiriye indabo n'ibindi. Icyo gihe yamaze rero mu bitaro ukwezi kose, abaganga bamwitaho. Ijwi rye rero ryongeye kumvikana bwa mbere ku tariki ya 6 Werurwe, ubwo hajyaga hanze amajwi ye ashimira abakomeje kumuba hafi mu burwayi bwe, ati turi kumwe rwose. Iminsi 38 yamaze mu bitaro yarangiranye n'itariki ya 23 Werurwe, ubwo yagaragaraga mu ruhame aseka ndetse anasuhuza abakristu bari bateraniye hafi y'aho yari ari ku ngazi y'abihitwa Gemelli cyangwa se Gemelli. Yavuye i Roma icyo gihe rero asubira i Vatikani kugira ngo akomeze kwitabwaho n'abaganga, cyane ko yari yasabwe gufata ikiruhuko cy'amezi 2. Ku cyumweru rero, amasaha make mbere y'urupfu rwe, yasuhuje abakristu mu misa ya Pasika, ndetse ahura na Vice Perezida wa Amerika J.D. Vance. Papa Francis kandi yitabye Imana rero nyuma y'imyaka 12 ayoboye Kiliziya Katolika ku isi, kuko yimitswe muri Werurwe 2013 asimbuye Papa Benedicto wa 16 wari umaze kwegura. Niwe wari umushumba rero rukumbi wa Kiliziya Katolika ku isi watorewe izo nshingano akomoka muri Amerika y'Epfo, ndetse ni nawe wa mbere wabayeho akomoka mu muryango wabayeho
wakomoka mu muryango w'abajesuite cyangwa se abayesuite, apfuye rero nyuma y'uko yunze Kiliziya Katolika n'u Rwanda nyuma y'imyaka myinshi. Umubano wayo narwo cyangwa se umubano wa Katolike n'u Rwanda warajemo agatotsi kubera uruhare rwayo muri jenoside yakorewe Abatutsi. Mu mwaka rero w'ibihumbi 2017 yahuye na Perezida Kagame, ndetse nyuma y'uwo muhuro itangazo ryaturutse i Vatikani ryavugaga ko yicishije bugufi. Papa Francis yasabye Imana imbabazi ku byaha no gutsindwa kwa Kiliziya n'abayo bose barimo n'abihaye Imana batwawe n'urwango ndetse n'ubugizi bwa nabi, bagaca ukubiri n'inshingano zabo ziyogeza butumwa mu byabereye mu Rwanda. Papa Francis yagaragaje umubabaro ukomeye we bwite w'ubutaka ubutagatifu bwa Vatikani ndetse na Kiliziya muri rusange, uturuka kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Anagaragaza kandi ko ukwifatanya n'abahekuwe ndetse n'abakomeje kugerwaho n'ingaruka z'ibyo bihe bikomeye. Iryo tangazo rero kandi ryavugaga ko Papa Francis yicishije bugufi, yemera imyitwarire mibi yaranze ibyo bihe ndetse isiga icyasha isura ya Kiliziya. Nyuma gato yo kubonana na Papa Francis rero Perezida Kagame yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter cyangwa se X amagambo agaragaza uburyo yakiriye neza imbabazi asabwe, ati umunsi mwiza no guhura na Papa Francis, ibihe bishya mu mibanire hagati y'u Rwanda na Kiliziya, kubasha gusabira imbabazi ibibi muri ubu buryo ni igikorwa cy'ubutwari. Nuko yari yasabye imbabazi ku ruhare Kiliziya ndetse n'abandi bihaye Imana bagize mu kudakemura ibibazo byabaga muri kiriya gihe. Papa Francis rero yavutse kuwa 17 Ukuboza umwaka w'1936, avukira rero i Buenos Aires muri Argentine ku babyeyi babimukira bari bafite inkomoko mu Butaliyani. Amazina yahawe rero akivuka ni George Mario Bergoglio cyangwa se Bergoglio, aho yari afite abavandimwe bane. Yize rero amashuri mu seminari ya Villa Devoto mbere yo kwinjira mu muryango w'abajesuite mu mwaka w'1958. Papa Francis rero kandi yari yarize amasomo y'iby'ubumenyamuntu mu gihugu cya Chili mbere y'uko asubira mu gihugu cye cy'amavuko kwiga amasomo nyobokamana cyangwa se amasomo y'iyobokamana. Yahawe rero ubusaseridoti kuwa 13 Ukuboza mu mwaka w'1969, agenda azamuka mu ntera kugeza ubwo mu mwaka w'1973 yagizwe uhagarariye umuryango w'abajesuite ku rwego rw'intara mbere yo kugirwa arikiepiskopi wa Buenos Aires muri Argentine, na mbere y'uko Papa Paul Yohana wa kabiri amugira umukardinari muri 2001. Mu gihe rero cy'ubukardinari yaranzwe no gukemura ibibazo muri rubanda, kwicisha bugufi n'ubuvugizi ku bakene. Papa Francis kandi azaboneka mu minsi 20. Papa Francis mushya rero azaboneka mu myaka 20. Nyuma rero y'urupfu rwa Papa Francis byitezwe ko mu minsi iri hagati ya 15 na 20 ariko undi azaba yatowe. Papa mushya azaboneka mu myaka cyangwa se mu minsi 20 nibwo bazatora undi mupapa mushya.
ni itorwa rero ni itorwa rikorwa mu nzira izwi nka conclave. Ibikorwa rero by'amatora bitangizwa na misa idasanzwe ya mu gitondo. Nyuma y'iyo misa hatangazwa amagambo agira ati extra omnes, bivuze ngo abandi bose basohoke, maze abakardinali bakarahirira kubika ibanga. Nyuma y'ibyo abakardinali bose rero bafite mu minsi y'imyaka 80, bafite munsi y'imyaka 80 cyangwa se bemerewe gutora, bateranira muri chapelle ya Sistine yakiriye conclave zose kuva mu myaka cyangwa se muri 1858. bahita bikingirana muri conclave kugeza igihe bahisemo papa mushya. Icyumba baba barimo rero nta koranabuhanga cyangwa itumanaho ry'inyuma biba bihari. Nta cyizere rero kiba gihari ko icyiciro cya mbere cy'amatora cyatanga umusaruro uwo munsi. Hakoreshwa ibiganiro, amasengesho, kwitekerezaho kugira ngo bagabanye urutonde rw'abashobora gutorwa. Hatoranywa abakardinali 9 bo kuyobora amatora. 3 baba abagenzuzi bitora, abandi batatu rero bagakurikirana ibijyanye n'amajwi, mu gihe abandi 3 bagenzura niba byakozwe neza. Papa atorerwa rero umwanya we ari uko umukandida umwe yabonye cyangwa se umwe abonye 2/3 by'amajwi. Atorerwa uko abonye 2/3 by'amajwi. Iyo bigeze rero ku cyiciro cya 34 cy'amatora, hatorwa hagati y'abakandida 2 ba mbere babonye amajwi menshi mu cyiciro giheruka. Icyakora hari ubwo amatora yihuta mu gihe hari umukandida ukomeye wigaragaje rero. Mu mateka amatora rero ya papa yatinze cyane mu kinyejana cya 13, aho yamaze hafi imyaka 3 kubera impaka za politike. Muri icyo gihe abakardinali 3 bapfuye bari muri conclave. Nyuma ya buri tora impapuro z'amajwi zitwikirwa muri Sistine. Iyo hazamutse umwotsi w'umukara, biba bivuze ko nta papa uratorwa. Iyo rero umukandida umwe amaze kubona 2/3 by'amajwi, ababaye papa mushya. Umuyobozi w'abakardinale amuhamagara imbere akamubaza niba yemeye inshingano. Iyo asubije yego, ahitamo izina rya gishumba azakoresha. Ni gutyo bigenda rero, papa agahita atorwa. Bivuze mu ncamake, nanjye nabisomaga hano ku kinyamakuru cyitwa Igihe, ariko nanjye nifuza kubibazanira kugira ngo mumenye iyi nkuru y'akababaro, ndetse mubashe kwihanganisha abavandimwe b'aba Katolike mugiye muturanye aho muri, dore ko bari mu bihe bitaboroheye. Nanjye ndabihanganishije mu izina rya Yesu. Imana ikomeze ibahereze kwihangana bibaho mu buzima, kandi papa nawe Imana imuhe iruhuko ridashira. Aya mafoto ubona nayo yari yasuye u Rwanda, cyangwa se yahuye na perezida w'u Rwanda. Ndabashimiye. Njye nari Claude nk'ibisanzwe. Kanda subscribe uri mugeze hano bwa mbere, tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndabakunda cyane.